ese ko mpununze mikoro ndi kuvugisha icyucyo urumva atari insazi naze nare urazwa abantu barakuzi umva se mwabiremwe mwe tu peace kuri mwebwe Imana ijye bareba icyoroshye wowe kubetaho like tu hari umunsi inyenyeri zaka tu kuko wihebye ntasarura ahita acika intege ntagumye kuhira ibyo yahinze. Yitwa Kimangwema, niyo mazina yamenyekanyeho. Uyu musore y'ubuzima ngo yaciyemo kuva akiri umwana muto cyane. Ibyo byose bibuzwa n'amagambo y'ubwenge amuturuka mu kanwa ke. Yagiye avuga mu biganiro byinshi yagiye agaragaramo. Aya magambo avuga bakavuga ko afitanye isano n'ubuzima yanyuzemo kuva akiri muto. Uyu musore yahondaguwe ibikomeye cyane, yakubiswe inkoni nyinshi izibaho n'izitabaho. Kimangwema yamaze ku muhanda imyaka ingana n'10, isi imukaranga. Ariko uyu munsi izuba rikaba ryaramurasiye, akaba ari mu gihugu cya Canada. Bigoye kumva uko byagenze kugira ngo agere muri Canada. Nawe ubwe iyo umubajije uko yisanze muri Canada bimworohera kubisobanura, ahubwo akubwira ko Imana ariyo yabikoze, ko nawe ntabyiyumvisha. Ariko nk'uko agacu kareremba hejuru y'amazi, ariko nawe yisanze muri Canada. Nubwo nta gihe yari azi Imana izamurasira, Imana izamukorera ibitangaza, yizeraga ko Imana izakora ibikomeye izuba rikamurasira. I hope one day sun will shine. Imbere cyane izuba rizamurikira ari ngeri rireba. Ariko shuri ubundi Kimangwema ni muntu ki? Ni ibihe byishe mu buzima bukakaye yanyuzemo kuva ku buto kandi byatewe n'iki ngo abwisangemo? Ibyo byose hamwe n'ibyo mwibaza urabisobanukirwa. Guhaye ikaze rero kuri Fraterine Old Speech, aho tukugezaho story n'ubuzima byamamare. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugakanda like, share, maze ukandika igitekerezo cyawe muri comment. Njyewe nitwa Fraterine, mbahaye ikaze. Amazina ye yitwa Shema Jimmy, ariko yamamaye ku izina rya Kimangwema. Kimangwema yashyizwe izina Kimangwema yari ryiswe n'abana babanaga ku muhanda cyangwa se ku gasima. Iryo zina Kimangwema akaryitwa kubera imyitwarire ye. Yahuraga n'umuntu wa kera witwaga Kimangwema cyangwa se Shema Jimmy. Yavutse tariki 16 z'ukwa mbere 1996. Avukira mu buhungiro mu gihugu cy'u Rwanda, ariho ababyeyi be bahungiye bavuye muri iharanira demokarasi ya Kongo. Avuga ko kuvuka agasanga papa we atakibaho aribyo byatumye atangira kuba mu buzima bugoye. Byatumye atangira kuba ku muhanda afite imyaka 10. 2006 ubwo igikombe cy'isi cyarangiraga, nibwo Kimangwema yagiye kuba ku muhanda imyaka ye 10. Muri 2008 Kimangwema yaje gukurwa ku muhanda, ajyanwa mu kigo cyafashaga abana bo ku muhanda cyitwaga Les Enfants d'Odier. Bitewe n'uko muri icyo kigo bakundaga gutwa, byatumye nyuma y'umwaka umwe muri 2009 yaratorotse muri icyo kigo yisubira kuba ku muhanda. Imyaka ye 11 yarafunzwe, ajyanwa kwa Kabuga, ahamara amezi 6. Ariko avuga ko yahageze akiyakira kuko yahasanze abababaye kumurusha, badafite n'umubyeyi n'umwe kandi we afite mama we gusa. Naho muri 2017 Kimangwema yarajyanywe Iwawa, afatayo amahugurwa, ayarangije afata umwanzuro wo gusubira mu muryango.
Kimanguyemo waciye mu buzima butamuha icyizere cyo kubaho neza, ubu yicaye muri Canada. Ese wakwibaza ngo Kimanguyemo yageze muri Canada gute? Iki ni igice cya mbere. Niba wibaza uko byagenze kugira ngo yisange muri Canada, andika muri komenti igitekerezo cyawe. Komeze igice cya kabiri. Usabwa no gukanda subscribe kugira ngo igice cya kabiri cy'ukuntu yageze muri Canada kizagucike. Kora subscribe kandi ukande share kandi urayikinge iyi video. Ciao, duhurire mu gice cya kabiri. de nyuma matunda y'ikombere Kimanguyemo rero gusanze ku muhanda Kimanguyemo ko ntabwo twari duherukanye amakuru se. shani meza igihungu nawe ndabona itota ari ryose nk'uryo buto ntabwo ry'amamesa